numvise yuko umuntu bita DJB niryo cyane uzwiho reka aba ariryo nkoresha baba barabyaranye na Dabiju. Okay, icyo ngicyo nari narakigize ibanga. Dabiju twakundanye kera kiri umwana nyine, turakura turabana, twabanye imyaka myinshi. Mwarabanye mu nzu nk'umugore n'umugabo cyane. Nari naragiye Kampala gukorerayo, ngarutse inaha ngaha nsanga Dabiju bimeze neza aracyahari. Numva nyine bimaye. Wabaze Kampala igihe kingana gute? Namaze imyaka 14. Ko ngewe icyo gihe twahoraga dushwana na leta kubera ibyo kuba muri studio cyane. Noneho baza kunyinginga abapolisi nyine ngo uzajye umubwira mujyane muri studio atwita umwana wanjye nyine. Yego. Bigera aho ngaho arabyara. Ewana nanjye mpita njya Kampala kubera bari kumfunga banziza nyine kutabonana nawe cyane, bashaka ko turongorana nyine nkuru ubukwe nge nawe. Ariko nyine natinyemo kuko nari nzi ko nabonaga ari umwana ngewe. Kuko nicyo bamfungiye cyasaga cyari kiri muri ibyo. Wafunzwe igihe kingana gute? Ubundi Dabiju nge namushatse ari Miss. Ameze neza byadanje. Afite taye Miss yaba Miss. Yari maneke. Bamwe bati yibagishije ikibuno ndetse nawe yigize gukora ikiganiro arabyemera ati ibi ni amafaranga. We baba barigeze umubaza ati se koko yibagishije ikibuno nk'umuntu mwabanaga uyu munsi mufite igihango cy'umwana akabikwemerera? Noneho nyine ngewe ibyo byanteye akabazo nabyumvisheho gato, ariko mbihakana mu bwonko bwanjye kuko ntago nabyemera ko wenda yagiye nabonye kimeze ukuntu ntabwo mujya muganira shobora nyine no kugikoraho umenya atari nacyo cyonyine yakoresheje kuko n'isura ahantu hose nabonye yarabaye mwiza tu. Ko Dabiju ninjye wamwigishije imodoka ariko yahise ayitwara mu minsi nk'ibiri. Afite umutima mwiza. Ko uyu munsi uracyamukunda? Keretse bubonye nahita nyikoraho nyine nk'uko nakubwiye. Hano bashobora guhita batekereza bati amaboko atareshya ntaramukanya ati uyu munsi ntabwo ukiri ku rwego rwa Dabiju. Ati nubwo mwabyaranye mwirerera umwana atahashize harashize atari ku munsi ntabwo byashoboka ko umuntu twa Dabiju yakwiteza. Dabiju nta kintu nashobora namukorera kuko warandenze. Tujya tubana neza nk'iminsi 2 iwe kandi nkabona ararenza akankorera ibintu birenze. Nuko wenda nabihagaritse. Nagiye numva ko bamutwaye kandi uko bamutwara kose ntabwo byakuraho ngewe kumushaka. None se umudamu kayitamo umuntu ashaka? Abo bose njya numva ngo bayago, hari abantu njya numva ngo baramujyanye kandi ibyo ngibyo niyo bamujyana. None se hari ikintu uvuze ngo ujye wumva umugabo bita Yago ngo avugwa? Igenda nabibonye tu. Yago nuko nge naramubona ariko mubonye ndumva hari ukuntu twakwambara na moto. Kuki wumva yuko ari Yago wamwinjiriye? Kuki udatekereza yuko binashoboka yuko haba hari n'abandi? Oya, Dabiju aba hanze niyo tuvuganye phone hari igihe bitacamo. None se Yago hanze bahuriye hehe? Nibwo nyumva ayo makuru. Ubu nanjye ndi mwisuzuma neza ndi muri ati Dabiju Yago yagamubwira ati ndashyira hanze ubwambure bwawe. Ntibaze kwera. Kiriya kintu cyucyumva rero kuri mama w'umwana wawe wacyakiriye gute? Ko umudamu wawe haraba niga bashobora kuba bafite amafoto cyangwa se abatipi y'ubwambure bwe. Okay. Aho ngaho njewe ahubwo nahamagaza ubuyobozi bukaza bugafata Yago bukamumpera amabizu kabisa bukamunkomagurira kuko nkanjye wenda sinarwana nawe. Niba shaka Yago namushaka ariko Yago njye zamushaka nanjye nshaka Yago. Igihe baryohewemo kirahagije ntaribi kuko nitubona na live ibyo bizaba bibi ariko njye ndamusabira azambone kuri kamera gusa ntazambone live. Ese kubera icyo uri gushyiraho amakosa ku muntu witwa Yago kandi umugore arateretwa afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa agahakana? Kubera icyo umudamu we twumva
washinze agati nk'aho ari umunyakuri 100%. kuba Yago we narahise menya ko yinjiye muri family. Yago yakoze amakosa yo kwinjira umudamu wanjye kubera gushaka kubakira izina kuri Dabiju. Icyo gihe niko yashatse kubakira izina kuri Dabiju kwanza, icyo cyo nicyo nabonye, kuko Dabiju yakoresheje ikibuno kuva kera. Noneho Yago we yarabirebye ahubwo aravuga iti iki cyana. Hari ifoto ufitanye na Dabiju? Foto zirahari. Yinyereke. Umeze gute? Neza tu. Ni amahoro. Ni amahoro kabisa. Ibintu ni uburyohe tu. Ko mbona wifunze nijoro kuma filme yawe. Ngiye nyine hari igihe nsinzira cyane niyo ndimo ndakora, iyo niriwe ndi muri studio. Yego. Biba ngombwa, niyo mpamvu nanze kuzikuramo ko nibwo nari nyiva muri studio. Yego. Ubunaniwe amaso. Ya nta kibazo. Amazina yawe isura yatubwira cyangwa tubwira kuyuzweho ikitakubangamira whatever. Wenda izina ryanjye nyine ni izina rizwi, nakoze amahiti. Nkoresha izina DJB. Yego. Akaba atasobanukiwe uko ryari risobanura Dushime Jean Baptiste. Benshi bazi ko byari disque joka nyine ngo ngaba DJ, ariko nge ni DJB Dushime Jean Baptiste. Wow, I like it. Nkunze ku buryo ki wakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ukaba udahisha amazina yawe, uri proud kabisa. Nago nahisha nyine kingaburira, kuko izina ryanjye nge niryo ririmo umugisha. Umva niyo mpamvu niyemeje ko rigumaho nyine, kuko nibikorwa nkoze ntibijya bisaza. Yego, watangiye akazi k'ubu DJ ryari? Ni kera cyane, wenda sinabyibuka ko muri 2008 nasohoye Mofire. Mofire harya ni yarimo bigaramo Mofire yari ya TMK. Nkora indirimbo nyinshi, nkora za Kudeta, nkora Zubeda ya Bulldog. Ya Bulldog. Ese ni Kudeta twarabana kuri umusaza Zubeda ya Kamishi. Na Zubeda. Sure. Nakoze indirimbo nyinshi cyane, nkora bibi niyo bakwita bibi, bakakwita Nyiraromba rya Nyiranzage, cyanjye Nyiraromba, byose birimo, kuko nge ndi umwanditsi. Ni songwriter w'umuproducer. Ni ukuvuga ngo nagiye nyine ngerageza gukorana n'abahanzi benshi ba Coga Style benshi cyane. Sinibuka indirimbo nyinshi nagiye. Sikuru wa zamani. Ndashaje. Izo ndirimbo ngenzi zindi umwana. Ndi mu Vietnam buri. Ndi Vietnam ewana. Ati ndi mu Vietnam. Kabisa. Shana no aranyishe DJB kabisa. Usura cyakora bimeze bite none? Even right now down in the studio twari turi gukora n'ingoma. Nuko nyine bibaye ngombwa ko muza tukavugana. Kandi ni byiza kuko ni ikiganiro, buriya utaganiriye n'abantu ntago bamenya aho bwira n'ibiki twakundi babivuga. Niko bimeze rwose nta kibazo. Hanyuma rero hari amakuru nagiye numva, ariko ngiye ndakwibariza umuntu nyirubwite. Amakuru numvise nayaherero tumbaza ati Sando nayahe makuru wumvise? Numvise yuko umuntu bita DJB niryo cyane uzwiho, reka bari ryo nkoresha, baba barabyaranye na Dabiju. Okay, icyo ngicyo nari narakigize ibanga, ariko wenda bibaye ngombwa ko nshobora kubikubwiraho. Twagutahuye. Nta kibazo ko niyo mwana ura, kuko ni ikintu cyamfasha cyane kumva nk'umudamu wanjye dusubiranye. Hari benshi bahita bavuga bati ibi ntago ari byo, ni agatwiko, ni bya bindi abantu bashaka hiti. Ni iki cyatwemeza kuko Dabiju ntabyaranye uriya mwana mwiza twabonye umusore ntashatse wenda kuzanamo amazina ye muri uyu mwandiko? Ni ukuvuga ngo Dabiju twakundanye kera kiri umwana nyine, turakura turabana, twabanye imyaka myinshi. Mwarabanye mu nzu nk'umugore n'umugabo cyane. Ubuzima bwose nyine twagiye ducamo bwose ndabwibuka, ndabuzi, ariko kuba ndi hano nyine none tutari kumwe
nari naragiye Kampala gukorerayo, ngarutse inaha ngaha nsanga Dabiju bimeze neza, aracyahari. Numva nyine bimaye umutima wo kumutekerezaho cyane. Wabaze Kampala igihe kingana gute? Namaze imyaka 14. 14? Mbere nagendagayo nje ngaruka, noneho maze igihe kirekire, nagarutse hashize amezi 4 ngeze hano. Ese ko bavuga ngo umugore aruhirwa n'ururabo rwuhirwa, urumva imyaka 14 koko DJB ariko kigutegereje? Wenda kwihangana ntago bijya bitubaho nk'abantu baremwe, ko ntago wakwihangana uvuge ngo nzabaho ngo nirya. Yego. Nje nimenye nyine, ntago santima zawe zabura gukora kugenda ahandi zishakisha, kuko zo zihora ziri stede kugira ngo zigire. Mbese sinzi ukuntu babivugaga kera, ngo nta rukweto niba rutagira urwarwo. Yego, nta nkweto iburi yayo. Ni ukuvuga ngo rero niba kuko inkweto yarabuze ikongera akahita abona indi nkweto, nabyo biba ari byiza, kuko ntabwo wakwicara gutyo gusa ngo wumve ko uzahazwa, wa mugani. Ugomba gushakisha. Ukamenya yuko ugomba no kubona ubuzima nawe utari kumwe n'umuntu wenda wakuvangira, kuko ngewe icyo gihe twahoraga dushwana na leta kubera ibyo kuba muri studio cyane. Yego. Nabaga nkora ijoro simbonane nawe, noneho baza kunyinginga abapolisi nyine ngo uzajye umubwira mujyane muri studio. Aje rero aza twita icyo gihe, atwita umwana wanjye nyine. Yego. Bigera aho ngaho arabyara, nanjye mpita njya Kampala kubera bari kumfunga, banziza nyine kutabonana nawe cyane, bashaka ko turongorana nyine nkora ubukwe njye nawe. Ariko nyine natinyemo kuko nari nzi ko nabonaga ari umwana njyewe, kuko nicyo bamfungiye cyari kiri muri ibyo. Wafunzwe igihe kingana gute? Nafunzwe igihe cy'amezi 3. Kubera Dabiju? DJB, icyo gihe mwabanye mu nzu igihe kingana gute niba atari ibanga? Twabanye imyaka myinshi, twabanye wenda ntabwo ari myinshi, ariko ni nk'ibiri n'igice gutyo. Imyaka 2 n'igice. Guhera nka ryari niba ubyibuka? Ntabwo nabyibuka neza, kuko n'undi ngiye mitubwo mfatira nyine ku mwana wanjye amaze imyaka ubu ngubu 14. Barayujuje. Ni ukuvuga ngo rero urumva nk'umuntu nkawe w'umubyeyi, nawe wabona uri umubyeyi witumenya igihe twamaranye n'igihe nagendeye iyo ngiyo namaze byenda kungana kare nk'umwana imyaka amaze. Uyu munsi rero umwana twaramubonye w'umusore mwiza kuri social media, avuye ku ishuri kuri birthday ya mama we. Uyu munsi muravugana nta kibazo, umwana mubanye gute rero? Turavugana neza, ahubwo ngewe nuko wenda njya mubura, akunda kuba ari mu mahanga. Umwana? Mama Ivan. Akunda kuba yasohotse yagiye hanze cyane. Ni ukuvuga ngo iyo aje turavugana tukabonana naribi n'umwana tukabonana nkamusuhuza fresh, nyine ibintu byose ukabona ni neza tu. Icyo gihe mwabanaga angana kuriya? Kuko uyu munsi ari mu badamu bafite imiterere myiza, yayindi bajya bavuga ngo ikurura abagabo. Dabiju ubundi ameze neza, ubundi Dabiju njye namushatse ari Miss. Ameze neza bya danje. Afite taye Miss yaba Miss. Yari maneke, ubona nyine ari mu swaga nyine, ariko yagiye abyibuha arahinduka, nanjye sinamenye uko byagenze, gusa nabonye yarahindutse biranshanga. Ariko even right now ameze fresh sana. N'icyuki. Bamwe bati yibagishije ikibuno, ndetse nawe yigize gukora ikiganiro arabyemera ati ibi ni amafaranga. Wewe warigeze umubaza ati se koko yibagishije ikibuno nk'umuntu mwabanaga, uyu munsi mufite igihango cy'umwana akabikwemerera? Noneho nyine ngewe ibyo byanteye akabazo nabyumvisheho gato, ariko mpita mbihakana mu bwonko bwanjye, kuko ntabwo
ntago nabyemera ko wenda yagiye kubagisha cyangwa kongeza ikibuno kuko sinzi ko ibyo bibaho, ariko iyo numva mu makuru bivugwa none ko nyir'ubwite ubwe abyiyemerera kubwe yarabyemereye pe mu kiganiro nta n'ikibazo reka mbivuge kwa Yago. Hako njye nabonye n'ubundi yarahindutsemo, nabonye kimeze ukuntu ntabwo mujya muganira nyine nshobora nyine no kugikoraho ariko nyine ndavuga nshobora kumva uko wenda kimeze fresh niba kimeze nk'uko nyine cyari kimeze ko niba nari nzi ubugari bwacyo n'uburebure bwacyo gusa narishimye tu kubona yarahindutse mwiza cyane, umenya atari nacyo cyonyine yakoresheje kuko n'isura ahantu hose nabonye yarabaye mwiza tu. Ifaranga ni ifaranga tujye tubyemera. None ndashaka gatoya rero DJB utubwire mwabanye mu buzima bumeze gute icyo gihe, ese wari umeze neza cyane ko uyu munsi turabizi ko nawe arabyivugira ati ndi mu bagore muri Kigali bafite amafaranga, icyo gihe nabwo yarakize nk'uyu munsi utubwize ukuri kandi ntutubeshye. Icyo gihe rero Dabiju we yakuze ari ubushakashatsi urenze kuko Dabiju ninjye wamwigishije imodoka ariko yahise ayitwara mu minsi nk'ibiri turi abana akimara kubyara umwana afite amezi nk'atanu gutyo. Dabiju afite ubushakashatsi bwe, ntago we njya nivanga mu bye ko ni umwana mwiza arajya anyocamo akankubita nk'ubuceri, mwese ni umwana mwiza sinamenya naho abuvana ariko njyewe tumbona ku yindi sayidi njyewe namwemera tu, afite umutima mwiza niyo byaba tutarabyaranye ntabyitayeho ngo ni uko ngo afite umwana, ariko Dabiju kabisa ni much respect, uriya mwana ararenze tu. Ko uyu munsi uracyamukunda keretse bubonye nahita nyikoraho nyine nk'uko nakubwiye. Hari abashobora guhita batekereza bati amaboko atareshya ntaramukanya, ati uyu munsi ntabwo ukiri ku rwego rwa Dabiju, ati nubwo mwabyaranye mwirerera umwana atahashize harashize, atari ku munsi ntabwo byashoboka ko umuntu twa Dabiju yakwiteza. Keretse ntakora kuko nanjye ndi kumutegurira ibirenze tu. Ufite ikofi? Njye nyine mfite uko ni program. Oya ufite ikofi ihagije? Ntisi kofi nuko nyine itangaragaraho wenda ariko akungiye ntabwo niyereka abantu ko n'abajura barateye tu. Kuko uyu munsi ntekereza ko nabyumvise mu kiganiro sinzi imodoka uyu munsi afite avuga ati ngewe ngenda muri Range Rover, turabizi ko ari imodoka y'agaciro cyane hejuru pe kabisa. Ukibaza none uyu munsi wa mudamu ugenda muri iyo modoka gusa amafaranga ntagaragarira inyuma, ariko ntekereza ko niyo waba uyifite udafite nk'iyo mudamu wawe. Yewe uko bimeze yaba ari wowe wayimuguriye? Njye Dabiju nta kintu nashobora namukorera kuko warandenze. Ni ukuvuga ngo bino n'abagore abagabo bashwana bakavuga ngo bagasebanya ngo sinaba inganzwa yawe ibiki, ariko njye Dabiju ni wa mukobwa mwiza ushobora no gufata umugabo akamuha buri kimwe cyose kandi bakabana neza, kuko njye tujya tubana neza nk'iminsi 2 iwe kandi nkabona ararenza akankorera ibintu birenze. Nuko wenda nabihagaritse Nese wabura kujyayo gutakaramo uriya mwana rega nta kuntu utamugwamo. Oya munafitanye n'igihango DJB kandi niyo yanashaka akambara impeta agakora ubukwe iteka ryose mufitanye igihango cy'umwana. Rero sinekereza ko amugani hari ikintu cyabatandukanya wowe nawe nta na kimwe. Nta na kimwe, ahubwo wenda icyadutandukanya nawe ni urupfu no kumusebya, kuko Dabiju ntabwo akunda umuntu umuvuga nabi kuko wagira umutima mwiza, ariko no mu papa beza njye nanabikunze ni ukuri. Njye ikizabaho n'ubundi ni kumwe nakubwiye, njye ndi kumutegurira surprise irenze. Nta mafaranga murusha, ariko nzi neza yuko amago ntananirwa urishobora ko numusaba ko wamurongora azabyemera.
nyine atabyemeye byaba nka kwa kundi umusore aza agaterera ivu umugore akanga no mu bantu. Oya muzabanze mu biganiro mbere yo gutera ivi. Oya ntacyo tutaganira Dabiju mwana. Dabiju we ni inshuti yanjye birenze kandi nanabyanze ubwo namenya ko banyinjiriye kuko n'ubundi nagiye numva ko bamutwaye kandi uko bamutwara kose ntabwo byakuraho ngewe kumushaka. None se umudamu ukahitamo umuntu ashaka nta cyizere wifitiye rero. Nta kintu yapfa kwanga kuko ngewe nimubwira ko nshaka kumushyira mu mago nkumva atabyemeye ntari ubwo nzabifata ko nyine bamujyanye nk'uko njya mbyumva. Bande bamujyanye? Abo bose njya numva ngo bayago, hari abantu njya numva ngo baramujyanye kandi ibyo ngibyo niyo bamujyana ntabwo kizakuraho icyo kuba njye naragiranye umubano nawe urenze. Ko bivuze nk'umuntu wabyumvise ugafuha? Ese wabura gufuha? Erega ababire abantu mani umugabo aba ari umugabo kandi buriya umugabo akwinjiriye mu rugo uhita umenya ko ibintu byabaye induru. Urumva rero ese ariko uwo muntu wakwinjiriye mu rugo ninde kuri kumutsinda? Reka da njye mvuze uwo njya numva bavuga nka n'uwo nabonye nawe ku mafoto simuzi live sindamubona ariko nta nubwo nshaka kuzamubona ko njye twashwana tu. None se hari ikintu uvuze ngo ujye wumva umugabo bitayago ngo avugwa? Igenda nanabibonye tu. Ejo bundi nabonye ibintu bari kuvuga nyine ngo igitutsi kibi cyane yatutse umudamu wanjye. Ni ukuvuga ngo yago nuko njye naramubona ariko mubonye ndumva hari ukuntu twakwambara na moto biciye mu kinyabupfura. Uvuga ngo yatutse mama w'umwana wanjye. Uyu munsi ntabwo Dabiju mama w'umubyeyi uwo nguwo ndamwubaha sinamwita ahubwo mama we namwita umubyeyi wanjye ahubwo. Dabiju ni umwana mwiza we ni manager wanjye ni ibintu byose kuri njye. None se uvuze gutyo ariko tuzi neza ko umuntu mukuru agira amahitamo ye. Kuki wumva yuko ari yago wamwinjiriye? Kuki udatekereza yuko binashoboka yuko haba hari n'abandi? Oya yarabaye amahitamo ye nawe akajya mu rukundo nk'uko n'undi wese yarujyamo. Ibyo sinabimenye nibyo nanjye nakubwiraga kubera sinjya mbabona. Dabiju aba hanze niyo tuvuganye phone hari igihe bitacamo. None se yagaba hanze bahuriye hehe? Nibwo nyumva ayo makuru. Ubu nanjye ndi mwisuzuma neza ndi muri ndimo ndasacinga neza amakuru yose menye neza uko bimeze menye niba ari byo bakundana cyangwa baranganye. Niba baranganye ntacyo niyo nagwamo nanjye ubwo se nabigenza gute. None twumvise mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga ibintu byakomeye ibintu byakaze ati Dabiju yagamubwira ati ndashyira hanze ubwambure bwawe. Ibaze kwera kiriya kintu cyumva rero kuri mama w'umwana wawe wacyakiriye gute? Ko umudamu wawe haraba niga bashobora kuba bafite amafoto cyangwa se abatipi y'ubwambure bwe. Okay, aho ngaho yagazaba twinjiriye cyane gute kuko ngiye ntabwo nakwemera ko umwana wanjye azakura areba amafoto y'ubwambure bw'umubyeyi kuko ntago yagenda guhamagara yago umwana wanjye amubwire ngo turakwiyamye ngo ntukazajya usebya mama wacu. N'umwana mwiza ntajya avuga Ivan aratuje. Ni ukuvuga ngo njyewe ahubwo nahamagaza ubuyobozi bukaza bugafata yago bukamumpera amabizu kabisa bukamunkomagurira kuko nkanjye wenda sinarwana nawe ariko ngiye kurwana n'icyaha. Sinarwana nawe ariko nzamusabira ngewe nzamusabira. Tuba kumusabira ribu cyangwa nkamusabira hehe ariko akaba agiye akaba atuje akaba yicaye akareka gusebya umuryango wanjye. Hari abantu rero bashobora kuvuga bataka nagatwiko abantu ntibakemera ukuri. Ni ikihe kimenyetso aho abantu cyemeza ko ibi bintu uri kuvuga ari ukuri? Ikimenyetso ni umuhungu wanjye. N'ikimenyetso ni Dabiju. Uratekereza nge Dabiju turavuga n'ubu namuhamagara nkamubwira se wowe gahunda twavuganye igeze kuko niba naramwemereye ko ngiye gutera ivi tukabivugana. Okay, niba ashaka yago namushaka ariko yago njye azamushaka nanjye nshaka yago.
Yesu we kwiki kuko ntabwo nzabyemera ibyo byo kabisa. nese bagiye gukunda nuriye ibyo kuba ntari n'ubundi umuntu ikigaragara arongora cyo rero n'ubundi umuntu ashobora kurongora aba muri iki gihugu undi aba muri Amerika bakaba bafitanye nyine ayo mabanga yabo. ahubwo wowe wacunze imari yawe nabi, imari iragucika kuko sinekereza ko hari umuntu washuka umuntu mukuru. Dabije uri mukuru ntabwo yagiye kumushuka ngo amubwire ngo tujye mu rukundo by force, nawe yarabishakaga. Igihe baryohewemo kirahagije nta ribi. Niba narahombye nzakimenyera, ariko ntabwo nzahomba neza mpombe mpaka ngere noneho no gusebya umudamu wanjye. Bigeraho umugore umudamu wanjye ahinduka mani, abantu bamuvuga ibintu bitabaho n'ibyo by'ubwambure. Noneho n'ibyo numvishe by'umwanda bavuze, use abantu baba ari nko kudama bakumva mwana uri gusebya umuntu ukanavuga ibintu nk'ibyo by'amazirantoki. Ni ukuvuga ngo umwana wanjye muha agaciro, ari kwiga neza, ahantu ageze n'ubwenge afite, natangira kuvumbura amakuru yose kandi ni mukuru. Katonda wanjye njye nimurana yago azabimbwira neza tu ntari nta kibazo, ariko aho ari yicara azi ko yicaye ku gashinge. Ariko maze ukunda no gusetsa DJB. Njye ntacyo nsetsamo kuko nk'ubu none nambaye nshaka gusetsa naza nkagukirigita, ariko ntago njyewe nsetsa umuntu mu bintu biri true. Shawandi Jupararenza ati nazanga ikirigita njye na Black Pit. Ni cyo kintu wakisabira umunsi umuntu bita umufasha wawe, cyangwa se oyareka nde gukoresha umufasha kuko nago muri abantu mama w'umwana wawe mwabyaranye, nimba koko ibivugwa ko hari amafoto runaka atanga ari ukuri, cyane ntabwo mbihagaze uko nayo nabonye. Njyewe ikintu namusabaga ni imbabazi zo kuba nje kuri kamera tu, kuko ibyo ntabyo yarazi, nta nubwo yabishakaga, ariko nginje kubera umujinya nuko nambaye filme wabona n'amarira. Ariko yago yinjiye mu muryango wanjye, nibyo bintera agahinda, kandi noneho yinjira avuga naba afite umunwa mubi yasizeho godoro, nta nubwo banayisigaho ntuza. Arakuzi kuri papa uriya mwana ntabyo yamenya, uwo nta mwanya rega afite wo kubimenya ko nta na gahunda mufiteho. Buryo ufite gahunda ku muntu uhita umenya uko bizamera nihaza undi. Kuko nkanjye kubana na Dabiju ntabwo babyantera, kuko mba nzi ko twarabanye n'ubundi n'ibyangombwa byose mba mbifite. None kubera iki uyu munsi yakomeje kuza kuri kamera nk'uko bitubwiye ukaba wemeye kuza DJB? Kuza nuko byandenze, ibi niyo bikugeze hano uhita uvuga uti rero nicara ninahaguruka na timu yanjye ntabwo nabona uko nzabona yago. Kuko kumubona nuko nanjye nje mwese namubona he nona nje ndi producer, abaza bamwe bavuye mu cyaro ntabwo baba bizi n'ibya showbiz. Nuwo nguwo niba wenda yagagenda agakorera hehe simazi ahakorera, ariko nanjye sinshaka kujyayo kuko ngiye mfite nawe no muhanzi. Nje iyo ndi muri Big Town niyo mba nkorera ubwo nyine. Ukora muri Big Town? Big Town Record. Yego. Nyine nuko ifite TV ariko ifite studio production. Yego. Nkuvuga nguza abaje kundeba muri Big Town ntago navuga ngo ngiye gushaka yago ngo za Satins cyangwa sinzi nahakorera. Ariko nge ndamushaka azabona ikiganiro ngewe niba wenda tutabonanye live, kuko nitubonana live je bizaba bibi, ariko nge ndamusabira azambone kuri kamera gusa ntazambone live. Ese kubera icyo uri gushyiraho amakosa ku muntu witwa Yago, kandi umugore arateretwa afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa agahakana, kubera icyo umudamu we twumva washinze agati nk'aho ari umunyakuri 100%? Ibi ngibi ndabivuga ko umunyamakuru nta bugama njye na rwanda mbogamiyeho, ahubwo ugashinga agati ahantu hamwe gusa ukerekana ko umuntu wakoze ikosa ari umwe ari Yago, ariko ntushake kwerekana amakosa y'umudamu wawe yaba yarabayeho. Oya, ibyabaye byose we nundi tuzababarirana, kuko kuba naragiye nkabura nkamara igihe nabonana nawe ntago bivuze yuko nari umwanzi. Kandi noneho nawe yabaye yaranyanze yari kubimbwira ejo bundi tubonana. Noneho kuba Yago we narahise menya ko yinjiye muri family
nibyo bindya urumva nyine nibyo binera umujinya kuko yinjiye atazi amakuru aho yatangiriye ngiye na Bijou. Urumva wabona atanazi amazina ye kandi yitwa Rosine. Yago nta nubwo amuzi nyine yagowe ngo yitwa nde Bijou? Yitwa Rosine urumva. Rosine ni ukuvuga ngo rero banza bya bintu byo kutubwira nibyo. Yago yakoze amakosa yo kwinjira umudamu wanjye kubera gushaka kubakira izina kuri Bijou. Icyo gihe niko yashatse kubakira izina kuri Bijou kwanza icyo cyo nicyo nabonye kuko Bijou yakoresheje ikibuno kuva kera. Noneho Yago we yarabirebye ahubwo aravuga iki cyana reka nze nyibeshye urukundo ajya kubaka izina kuri Bijou. Kandi yarasanzwe afite izina ahubwo baramenyaniye mu biganiro ahubwo waba ubicuritse. Ibiganiro ibyo ntabyo nari nzi ko babikoranye ariko icyo nabonye ukuntu uriya mukobwa yahindutse yabaye mwiza ku buryo abasore pe bamwifuje. Noneho na Yago amwinjiriramo kugira ngo amukoreshe mu ndirimbo ngo yakitinga. Biriya se ubundi wabikora utabajije umugabo ese niba yaramubwiye ati njye nta mugabo ngira wa muntu we urumva wajya kurenganya umuntu bita Yago? Ashaka yaramubwiye ati njyewe nta rugo ngira shwi nta mugabo ngira kandi koko nari n'umugabo we mwarabyaranye ariko ntago mufitanye iki mufitanye isezerano. icyo cyo ntago ariko bihagaze. Ni ukuvuga ngo isezerano mufitanye amasezerano dufitanye n'uriya mwana ni menshi we ni menshi nta nubwo babyivangamo. Niyo mpamvu nyine ewana Yago yagombye guhita ahagararira aho ngaho aho amusebejereje hano akahita tuza byose akahita nabivamo ntazongere no kuvugana n'umudamu wanjye kuko cyo kizazana indi ntambara ntazi hano. None se nateretwa n'undi utari Yago rero kuko ni umukobwa nubwo navuga mwabyaranye ariko afite uburenganzira ashobora no guteretwa n'undi utari Yago. Abantu bose bazamutereta uzajya ugenda ubiyama uzabivamo. Aho ngaho ubwo nanjye nzahita amenya yuko Bijou nawe afite ukuntu nawe ameze ko adashaka wenda yahindutse kare. Ushobora kuvuga ati shoye kuba yarahindutse muri life ye muri nuza muri mind adakishaka wenda abasore b'inzobe cyangwa se akaba atagishaka afite uko yahindutse. Ariko ikijyanye no kuvuga ngo twashwana baba we n'ubu umuhamagaye wamubaza niba njye hari beef mfitanye nawe ku buryo yashaka abandi bagabo akanyireba no hakerekana ko njye atankwiye cyane ntamukwiye se ubu ngubu n'uwanjye ubwo byatuma njye no gutera ivi mu gitondo kuko uriya we ngomba kumutsindira abagabo bose bazaze niyo baba bafite amamiliyoni. Ubundi twaraganira ndamubwira ubundi ninde azaza aje kukurusha iki k'ibintu byose mbona ubifite. Rero nashaka ave kuri abo abaveho ni njyewe mwemera ewana nta n'ikintu kizambuza Bijou uzaza wese njye tuzarwana. Bavuga ko gutunga umugore mwiza ariko utamenamo amafaranga cyangwa se utamenamo reka mvuge ngo ibishoboka kujya agaragara neza ari nko kurindisha ngo banke ibisambu. None uyu munsi ufite umudamu rwose ugenda muri Range Rover uhagaze neza ugenda gukoresha surgery. Iriya surgery irahenda nta mafaranga ku mugani wa Bijou nawe bwarabyivugira. None ukumva azaba wawe ute kandi ayo mafaranga utayamushoramo ahubwo watubwiye ko ayagushoramo. Tubwizanye ukuri nyine kuba yanshoramo ubwo ni ibihe n'undi nari ndimo najemo nagarutse ngo ntameze neza. Ariko ubu ngubu ibyo ndi kumutegurira we ni surprise nta kintu azi. Hari n'igihe nazaza wenda nanjye mfite Range Rover ebyiri nkamuhimwe nkasigara n'indi ikiyongera ku yindi afite. Ni ukuvuga rero njye nta bwoba bineye nta soni njye nimura nawe nzamubwiza ukuri nzamubwira ko njye nshaka no kumwambika impeta noneho na kamera zihari. Noneho abone abagiye bose bamusebye bamuri inyuma bashaka kujya bamwirira gusa cyangwa bajya muri ibyo byose bya enjoy ntazi ibyo byose babihagarike. Ntacyo atabafashije kandi nta n'icyo atabafasha arifashije aritunze ameze neza yarubatse nta kintu adafite. Uyu munsi urakuvuga uti nta kintu adafite mu buzima busanzwe umudamu wawe
ase ko ndiguma mvuga umudamu wawe mama w'umwana wawe akoreka byose niwe rega ese kugenda hano mu murenge akahita ubundi impeta nzaza nyizanye nje nzabahamagara undi nje nzababwira muze murebe kabisa ibintu biri live. Mu buzima busanzwe akora iki? Afite iduka ry'imyenda arangura za iyo ngiyo hanze hose akazibizana, afite mbese ni umumodo, afite ibintu byinshi akora. Afite iduka hano Sonatube niwe ari Karica. Dabiju Karica narabibonye. Uyu munsi none ati rwose ajya nkaragama kamuduce uri mu bagabo bake numvise bemera ko abagore baba amafaranga ubundi abagabo bihagararaho. Hari undi ari kuza ati ni Range Rover rwose namwongereyeho ubundi arakagura cyane rwose. Ni byiza byiza proud rwose yo kuvuga uti cyewe umudamu yanyogereyeho nta kibazo binteye. Nuko rega nje nawe dufite ubuzima twakuriyemo nje nawe. Ese mwabaga icyo gihe mubana? Twabaga hano Nyamirambo. Icyo gihe yitwaga abantu bamuzi kuri hezina Biju. Hanyuma da ayongeraho gute? Biju simbizi tu ariko byaje nyuma mwaratandukanye cyangwa? Kabisa nanjye nagiye mbyumva nyuma nayo narabibeye ko ari nawe. Uvugije umuntu kandi utubwira ko muvugana umukurikirana ahantu hose. Nyine ibyo bihe neza ko ari we Biju bavuga. Kuko nabonaga umukobwa berekana afite ikibuno kinini simbirebe kuko nabaga ndi bize hariya tuba turi bize cyane abahanzi baba ari benshi. Noneho ntago namenye uko bimeze. Sinamenye uko byagenze niza kumubaza ati ni wowe bavuga nirirwa mbona ku mbuga nkoranyambaga. Birantangaza biranshimisha kabisa mbona yarahindutse. Ubona ubuzima yabugezeho. Yewana ngiye nari nzi ko kabisa ngiye niyo mpamvu nakubwiye ngiye imyaka twamaze tutabonana nizo mbabazi ni nacyo nahura nawe nkamubwira ati rero rwose ngewe bigenze gutya na gutya kubera byagenze gutya nyine. Muheruka kubonana ryari cyangwa se rikamvuge kuvugana? Kuvugana tubeshye tubwije ukuri. Kuvugana dukunda kuvugana kuza ku ma messages ntabwo njya mubona live. Mba maze igihe namubona live tu. Byumvikane ko rero we akwima umwanya. Nta wanyima nuko rwose abura aba yagiye hanze. Nk'umuntu wakoreraga abahanzi ntabonye ari indirimbo yawe yatinzemo niba nibeshye. Imaze imyaka 11. Kera cyane kabisa. Iriya ndirimbo yitwaga Christine. Niwe witwaga Christine uri kumutaka. Ko sinari kuvuga ngo Biju cyangwa mvuge Biju iki. Nahise mbinyuza nyine muri iyo sirenge tu. Hari abantu bazi ko Biju. Hakiyo yari true story yari we. Kuko twatangiye dukorana gute. Hari abantu bazi ko Biju mwabyaranye mufitanye uriya mwana twabonye ku mbuga nkoranyambaga. Barahari abantu babizi ko mwabyaranye umwana? Barahari benshi kuko uyu munsi amafaranga ni amafaranga. Ejo Biju ashobora kukujyana muri RIB ati umusore yaje kumparabika ntawe nzi ati rwose biriya bintu yavuze byaragatwiko. Baba we abivuze rero gutyo ubwo se ngo yaba atekereza yaba humeka saho ukajya kubwira se katari nge twabyaranye akabihakana katanakuzi. Nabihakana yego muzahite kabisa musiba bino byose kuko nanjye mbanje hano kugira ngo ngiye mubwire kuko nge naramubuza ko amakuru murambona ntago agomba kubaho kuko niba baritaranze kuko sinamutaranga ariko niba baragiye kwitaranga bishize imihanda nge sinajya kuvuga ngo nazanywe hano na kamera ahubwo nje gutabaza. Uratabaza abandi rero? Nje gutabaza abantu bahora bareba zino televiziyo zanyu kuko ntago namenya mwese nabakura hehe abo ngabo uramuhamagara phone ye ntiriho
uhamagaye yago wenda yagusimuzi sindamuhamagara nta nubwo ugomba kumuhamagara kuko diringa wowe n'imari yawe. njye nakubwiye ko ubundi ntashaka ko tuzabonana vizavi. njye tuzahurira muri kamera gusa. mu kanya gato akantu wambwiye DJ B ni B harya ati njyewe ahubwo nibiba ngombwa n'ubuyobozi buzinjire muri ibi bintu byanjye buzabijyamo kuko ntago nzemera ko akomeza kuvuga ariya magambo uri hafi kugana RIB kandi n'uwo mwabyaranye yarayiganye. none se ayo mafoto nayashyira hanze umwana azajya abona ibyo bintu. rega umwana akuza kureba nkawe waribyariye umwana agakura yabaye mukuru akareba mama we waraye ari muri jigidigi. ntago bibaho, biba bibishye cyane, bibishya family. hari ifoto ufitanye na Dabiju? Ifoto zirahari za kera. Ifoto irahari. yitwereke. Phone nyisize muri studio. Kanya gato batavuga bati ibi bintu nta gatwiko. Ziri no kuri nuza nawe ushatse wayireba uri buhita uyibona tu. Uraza kumbwira hano ziri. Ndumva kuri Facebook. Nta kibazo, reka tureke kuba ishyira hanze wenda. Mu kanya gatoya wa mugani udasanga ari n'ibibazo. Kabisa. Icyo gihe yitwaga nde? Yitwaga Biju. Hanyuma rero watubwiye ati ndi icyamamare kandi koko uri legend, much respect my brother. Wakoreye abahanzi benshi, ndashaka utubwire byibuze nk'umuhanzi umwe ushobora kuba yarazi ko Dabiju mwabyaranye, byibuze umwe. umwe ubizi ni Kamishi. Kamishi utubwiye udahari pe. Naribi nuko ibyo hari n'amagambo yambwiraga ngo ni umufamiliya we n'ibintu nk'ibyo nyine. No muri family ya Kamishi uriya mu Dabiju byashoboka ko ari bose nigeze kubasangana na kera. Chacha karamani DJ bira mutima mu yigirira pe n'ukuri kw'Imana. Yabikaze mwana. Byanashoboka ariko ko ari wo mu muryango, byose birashoboka ntawamenya. Tungiye nanze kubihakana, yarabimbwiye. Ambwira ibintu nyine biraho, ndavuga ni byasinje nahise mbireka ndavuga. Ariko disi icyo mbona cyo Dabiju aramukundaga ahubwo wazize ubukene cyane. Ubukene hari icyo butakwica, ariko si ubundi iyo ukennye ugakira. Iyo ukennye ugakira ubundi bimera gute? Ubundi mutegereje yuko azaza aba ari we nyihigira kubera ngo nagafashe. Ubu ngubu njye meze neza, nabitsa yanjye, niyo mpamvu ngomba gukora bukwe. Nakiritsa byanze nahita ngenda nkayaryamo ibijumba. Njye ntari nta cyizere mfite ko Dabiju azakwemerera. Ni ukuri kw'Imana si guciye intege umusore wanjye. Atabyemeye nta ribi kandi nta muntu udapingwa udasuzugurwa. Niyo yansuzugura igihe narongora Miss undi urenze, ariko akaba ari igeno ry'Imana. That's true. Nawe basi akaba ari ibyo Imana yamuhaye ngo abane na ba Yago. Njyewe abantu nk'abo ngabo ntacyo bajya babana, ariko njye sindi mu rwego kimwe nk'abo. DJ B ndashaka niba bitakugoye ndashaka utubwire Facebook yawe uko bayita, abantu bayisure batanagira ngo ibi turimo nagatwiko, kugira ngo bisurire wa mugana ayo mafoto. Iyo ngiyo bayita bahebahe hit. Bahebahe hit. Uko tubyumva gutyo kabisa. Turabana amafoto yayo bahe hit kabisa, bifatanye rwose bimeze fresh. Cyakoze. Kuri uyu munsi rero ni cyo kintu wasaba umuntu witwa Dabiju, mama w'umwana wawe? Icyo namusaba ni uko nakumva amabwire y'abantu, kandi icyambere ni ukumusaba imbabazi kuko nje hano atabishakaga. Ndabizi. Kuki yangaga kuza ariko kandi nawe ari muri ntago yabyemera nyine, kuko urumva niba bari muri izo gahunda zabo, njyewe ugaba yumva yuko nje navuga ibintu byinshi noneho nkavuga n'ibyo adashaka. Ariko nge kuba ibyo mpagazeho nkanjye ni icyuko nshaka kumushyira mu mago, ibya Yago n'abandi byose abireke. Ako disi Imana ukunda Dabiju pe, n'ukuri kw'Imana ndamukunda birenze, maze n'ubu ngubu ntago ifuhe riraza rikongera rikagenda, nkavuga nta ribi baramutobye, ariko aracyari neza tu.
oya nawe ntabwo bamutobatuba mama w'umwana wawe. Ibi biriya bitutsi, ubwo biriya bitutsi si ibitobo se baba babitobagura. Oya gusa DJ B ku rundi ruhande ndakumva njye abareba izi cano uno mu papa duhuye afite agahinda ati ntago niyumvisha ukuntu uko biriya bintu mbona biba ukuri ati njye nabanje kugira ngo ibi bintu ni ibintu abantu bavuga ati nza gutungurwa nuko ibi bintu koko bari gutukana n'umuntu bita Yago ari ukuri. Nimbe niyo bagumana nibatukane ntago nari kujya aho ngaho nari gukomeza mfuhira nyine aho munsi y'igitanda ariko se nkomeze mbire ko umwana wanjye ajya guseba. Oya mama oya nibikabeho ahubwo ayo mafoto muzambabarire ni mu mumbonera Yago muzamunzanire nayashyira hanze cyangwa biriya yavuze bazabisibe by'amazirantoki. Ubundi hari ibintu Yaguwe avuga nkumva namukacanga neza kuko we mpuye nawe ubundi ndumva ntabyihanganira tu. Ese mwabyaranye umwana umwe ni nawe wenyine ufite se cyaho hari abandi babyaye hanze? Niwe wenyine tu. Dabiju afite bangahe? Numwe nawe? Dabiju afite umwe. Abonye undi nabimenya. Yego nabikurikirana. Nawe urabutatubeshye mama w'umwana atazandika muri comment niba ufite abandi. Reka ntana Ivan nzamurambaho kabisa. Nzaramba ku mwana wanjye oya yitwa Ivan. Yo Ivan shaka kabisa mfite n'umwana mwiza w'umusore. Nje nayo naramwise superstar. Ivan aka superstar. Uwo mwana ararenze kuri football. Ni ukuvuga ngo rero ntibazatuma kura gutyo areba ibyo bintu kandi atangiye arakuza byamenyekanye ngo arimo kubibona. Rero ibintu nk'ibyo ni mu mbonera Yago muzamubwire basibe biriya bintu byose bashyize kuri YouTube. Uje kudutuma kuri Yago? Mwese nyine ndi kubwira abaturage namwe kuko nta bandi mwamfasha. Ubwo mutamfashije ubwo bibuye hano hafi kandi najyana n'ibyangombwa by'uko ngewe ndi papa w'umwana wanjye. Yanditse kuri ndi umwana wawe? Ye kuri ngewe. Sure. Cyampaye nkayiganje. Yanditse kuri Jean Baptiste? Cyampaye nkayiganje. Ese ubwo nakubeshye iki? Ngerega hano naguma nje gutwika nkuko bavuga. Oya nagwatwika ngo uzanemo na ribu uzanemo oya byagukoraho cyane rwose. Ni kuvuga ngo ngiye icyo ndiho ni ukugaruza family yanjye. Ntuzi ko bihanirwa n'amategeko cyane rwose. Nibyo yakoze ariko ntibyakoroherwa n'amategeko. Yago oya nabyo gusebanya uyu munsi uvuze ko wabyaranye na Dabiju kandi utari papa w'umwana byaba ari icyaha gikomeye wazanirwa n'amategeko. Ye baba we bahita banyishyura imyaka bamfunze nzira uriya mwana wanjye abyihakanye cyangwa akanga ko dukora ubukwe. Ubwo nanjye mfite ukuntu nzabitwara nihatagenda abo babire be hazagenda ibindi. Oya ntabwo yabyakana se DNA test ntizibaho. Nanjye nicyo mvuga. Ubwo se ubwo yakwihakana yuko ngiye naramufungiwe mwana. Rega ngiye naramubabariye uriya mwana naramwitangiye. Umuryango we urawuzi? Yo Tantine we umwana mwiza nta muntu ntaziranye nawe abantu biwabo bose turaziranye kandi nibi byose bibamba nabanje kubabaza ibi bintu ndi kubona ni ibiki. Bakambwira ati sha natwe turi kubibona gutyo uwo munigara tuje cyane tu muri family. Yego reka dusoza n'iki wasaba mama w'umwana wawe? Ndabizi iki kiganiro uko byagenda kose azakibona. Ngiye namusaba kwihangana akomeze yihangane nyine abantu bo bavuga ibyo bashaka ariko ntibamukura ku ntebe y'ibwami. Uriya mwana we afite intebe ye batapfa kumukuraho. Ugiye kugana ku musozo w'ikiganiro icyo wavuga wabwira Dabiju mama w'umwana wawe mwiza mwabyaranye wamubwira iki? Nge namushimira kubera yamwitayeho cyane mu gihe ntari mpari. Rero bamwe bareta bavuga bati niba abagabo baba abapapa babi bakagenda nyuma umuntu yagera aho ameze neza bakaza kuvuga ko baziranye n'abantu. Oya ntago ariko bimeze ahubwo nge naje nkumbuye uwo muryango wanjye kuko nari ndi mu by'ishuri nari ndi kwigisha ahantu bitaga kuri Esomo hari i Bugande.
ni ukuvuga namazeyo igihe ndabura cyane, mba nk'aho nyine mfunzwe kuko nari ndi kwigisha mu kigo nacyo gikomeye gihishwe cyane. umuziki yego, ni ukuvuga ngo aho byaje njye ni urukumbuzi nagize, ndavuga ni reka nzi ndebe family yanjye, nje hano rero mpita mfatirwa hano na Rukuruzi, musuyeho gato mbona sinavayo. Ni ukuvuga ngo rero nsanze bino biriho bintera umuhara, ariko byashize tu. Reka bishire, gusa birashira neza ari uko mbonye Dabija atuje mu mutima, musabye rero kwihangana. oya azatuza. Twabonye yaratanze n'ikirego, wari ubizi? Narabibonye byose njya mbibona. Ariko ubanza uri umuhanga mu muziki. Music ndayikomagura fo. Ya DJB, reka tugushimire kandi nkubwire ngo Imana iguhe kubyakira, kandi nimutana abana umuntu wese agira igeno rye, azaba atari we geno ryawe, uzabona n'undi muzabana uzaba ari inkweto yawe. Uyu munsi ushobora gusanga na Dabiju nawe muganiriye, nawe yakubwira impamvu zizatuma wenda mutabana, cyangwa se impamvu zatumye yikundira abandi, nawe ku rundi ruhande tukamwumva, ntabwo twamuciraho iteka. Gusa ikintu nakunze uburyo ki ufite confidence, ubundi buryo nakunze uburyo ki wubaha mama w'umwana wawe. Ati njye ntabwo navuga ikintu kibi ku mudamu wanjye rwose, ati niyo cyaba gihari sinifuza kumusebya. Tujya no gutangira ikiganiro byo yambwiraga ati Gasaro, ntabwo nifuza gusebya rwose umudamu wabyariye umwana. Ati niyo mbonye ibimusebya umutima urahagarara. Ubu warahagaze maze. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kwihangana. Namwe Imana ibahe umugisha kabisa, peace and love kabisa.